dore madamu mwana wawe namuzanye noneho nanjye wamereza amafaranga yanjye. Ho wahereye twavuganye ko uzaza umereza amafaranga buri kwezi nanjye nkakufatira umwana. Warabikoze? Umva tanti, fata uyu mwana umujyane unancika indire kameze neza nta kibazo na kimwe afite. Niba mujyane ubundi numva uyu nguyu ibyo ari kuvuga aha ngaha. Ese ko wajya nk'undi nagutse wibagiwe amasezerano njye nawe twagiranye. Ariko muko ubundi ibintu uri kuvuga uriyumva nta kandi kantu ubura mu mutwe. Tayari ukabuminduye n'umusazi kakanyigize uwindera. Yego urabona afite ikibazo mu mutwe. Ahubwo uraje mbwira aho wahuriye n'umwana wanjye. Ahubwo nawe uransobanurira ubundi gute umugore nkawe ubyara warangiza ukajya kubitsa umwana mu gasozi. Usenge nawe ndufite ikibazo. Arewe ahubwo cyangwa uri murandeba ukabona hari nk'undi muntu mwigeze mpura mu buzima usa nanjye warangiza ukavuga ngo nijye mwahuye. Sawa madame niba udashaka kumeza amafaranga yanjye turahamagara n'ubuyobozi buze buyampeshe ariko ntabwo mva ngaho utampaye. Umva muko umva ushaka kuba ufite nk'ikarita y'indera hari ikintu udafite mu mutwe. Ubwo nyine haragaragara njye nawe umusazi. Iyo mikino uri kwizanisha urambwira ahantu ukuye umwana wanjye kandi urava hano ari uko ubuyobozi buje. Tanti reka ye genda mfugire ku gipangu umukobwa ntabwo ari buve hano. Mpamagara ubuyobozi nidashaka kubimbwira neza urabivuga hano hari ubuyobozi. Ubuyobozi buze nawe usobanura impamvu byari umwana ukajya kumwitsa mu gasozi. Ikindi kandi amafaranga ndi kukwaka ushaka kurangira umpaye miliyaridi ukayakuba inshuro zirenze uko ubitekereza wowe. Izina ry'Imana uwo musazi. Nta kibazo njyewe n'aya mafaranga yanjye nawe akantu ikigiye kukimwifuza mu bandi. Wumva ko ari akazi umereje koroshye ku buryo nyine wagenda ukiryamira ukicicikira ukumva ko naguhereza. Ntabwo bishoboka. Wakinye n'umuntu udakinishwa. Aho uzi kuri seriye we nataba seriye. Izina ry'Imana gitangaza kiragwira. Nkuye n'umusazi uvuga ari seriye. Uwo musazi nyine nawe umutekerezeho unamwibazeho uramenya impamvu yasaze ibi ngibi. Mukinye n'itipe idakinishwa sister. Turareba nimba uri n'umusazi hari ahantu bibi byo gusarira handi atari indera. Nta kibazo mada turarebana njye nawe uyu munsi. Urarunyahagize imisozi ndara ndizi impinja ntarigeze mbyara menya naringeze naho konse. Nta soni none urambwira mu magambo yose njye wumvaga noneho ndi gukorera ubusa. Ni naryo rya mbere nari nkoze akazi gakomeye nka kariya. Uri kunyongeraho n'akazi k'amagambo umaramo umwuka. Hakuri kwiyumva. Ahubwo uriyumva. Ubundi amaso arimo arareba neza cyangwa yahumye. Ahubwo se urimo urandeba cyangwa uri kwibagirwa ko njye wahaye akazi. Njyewe naguhaye akazi. Ni njyewe. Ahubwo wowe umukundebe neza. Urumva neza. Ni njyewe. Shaka uravugaho uwanjyaniye umwana sister. Nanjye ko ntavahara turareba nanjye nawe. N'umugabo ubundi uramubwira n'umugabo arataha turebe uko bimeze. Ubwo buyobozi nibwo buri budukiranure. Narikoze ko abantu muba muri seriye we akumiro karagwira. Nawe mbereye surprise muri uyu mugoro. Ariko ubundi ubona niriwe ngenda umuhanda wose nirirwa ndorongotana inzira yose ntari seri. Urabona nta bwenge mfite njyewe. Uri umusazi. Umusazi. Nuko nta karita y'indera watweretse ariko uri umusazi. Ndayikwereka se gute kandi nawe uri umusazi. Ahubwo nyine ko ibisazi biruta. Ariko sumbiye wasara kangahe. Wasanze kera ujye kumereza umwana wawe wibyaye. Ntabwo ushobora kumbwira aho mvaniye umwana. Ahubwo wowe ngubu ngiye nshaka kunsobanurira impamvu wabyaye umwana ukamunzanira ntari nyina ntaranamubyara. Wabonaga dusa se byibuze. Cyane n'ubwo mubyaye waragiye umutora mu bitaro ntaho wamenye. Akabyo uri kuvuga uri njye nakuzaniye umwana. Ninde wamumaye? Muko urashaka ko nsara nkavugira hejuru. Sara nyine dusarane. Usarira umwana wawe nsarira amafaranga. Umwana wanjye umukuye he wari waramutwaye? Nhereza nanye amafaranga yanjye ubwo ngubwo uraza gusubisobanura abandi bari buze. Cyangwa turatizwa n'umutekano tu. Uri he se nyine? Uzudukirano yakirika.
uyu musenzi rindira gukina ino mikino kwere. Halo? Ese hano? Byarangiye arabitwaye mbireba. Yego. Cyane. Ndamuzi ni ndabaza abapolisi bakora iperereza bose bahara kuri station. Ya. Kandi ngo ko nabyiboneye. Byarangiye ubu ngubu. Yego. Ya, ubu ni sawa. Okay. Nyagasani ni ibiki kuno n'uriya mukobwa wamamagaye amuruza narizi ngo muranahiye. Imana ishimire caranibwirije arakubwira. Uko narizi ngo umva nyine nkubwira. Umwana arabonetse. Ubu ni bwo buyobozi mwavuga ariko umuntu muzanye n'uyungu ariko ikintu kiri kuntangaza ari kumwe ngo mu amafaranga ngaho ndi nigeze mu akazi. Umwana arabonetse? Uyu n'uyungu n'umuzanye. Hanyuma azamya ngo nyuma amafaranga. Ibyo byanyu by'amafaranga nta kintu na kimwe mbyitayeho, ikiza no ku mwana abonetse. Iturize nkubwira wa mubyeyi we, sinzi nimba uri umubyeyi, icyo mbona nuko mbona ukuzi. Urabona hari ikibazo mfite? Uko ndeba nyine. Urabona nsa nk'umusazi? Oya, uri musazi. Ukurikije uko mbona. Njyewe Keza turaziranye, ariko ntituziranye bya cyane, tuziranye nyine bisanzwe gutyo ngo. Umwana w'umukobwa yaraje aranganiriza. Arambwira ati, "Mfite umwana atari ku mugabo wanjye arashaka kumunyaka." Urumva nyine yari agiye kumutwara batabyumvikanye. Arambwira ati, "Nagira ngo ubu mumishiye." Nk'umuntu nkanjye w'umubyeyi cyangwa uzaba we, ntabwo nari kubyanga, nagomba kumwumva cyane. Ndamumufasha. Dore nguyu wabandi ndi kubivugana byumva utaza kugira ngo arananyumuza. Ndamumufasha. Twumvikana ko azaza amereza ibihumbi 120 ku kwezi. Ndetse akamereza n'andi nyine amwe namwe nzaza nifashisha. Urumva umuntu rero umwana banyine utuntu tumwe twawe munsi cyane ko ntari nyina. Umugore kuva icyo gihe nubwo muheruka ntiyongeye no kumvugisha. Ndetse n'amafaranga nayo mperuka ayo ngayo yampaye. Nkamuhamagara rikata. Mukanya sinzi ukuntu mbaririje mbona ahangaha muhamagaza telefone itari yanjye mbona aranyitabye. Nahangango ba. None maragera gikaho no kuntuka. Iminsi yose maze murerera umwana. Mubyeyi gito gusa. Ubwo buyobozi buze nge nawe buraducira urubanza. Icyo washatse se? Ariko n'umwongeye murancanze pe. Nukuvuga ngo ko be namuhinduye umusazi, kumbe ibintu avuga arabizi neza. Yakubonye. Niriwe mbunga umuhanda wose n'umwana n'abatanzi bambazaga igihe nabyariye, nkabura ibyo nsobanura. Nyina yigaramiya. Singuye se wowe aricyo utabona. Ako ke. Niba hari ikintu cyanangaza. Nicyo ngenzi henshi numvishe byinshi mbonye byinshi. Ibi bintu bibaye ari ukuri. Keno ntowe wabununguye pe. Kutabukuri. Sundi mwababwira ngo iki yarabyaye umwana mushyira. Warabye mushyira madame. Iki mukobwa ntabwo ari muzima. Ibintu numvishe bibaye ari byo ke. Nahita none sinzi ikintu nakwita umuntu noneho. Mukarara hakirika. Gusa ikindi urindire kumva.
ke ntabwo watinyuka gukora ibintu yego ndetse umukobwa ntabwo ari muzima ahubwo nkeneye ubuzi buvuga aho ubundi ntawe muzima njye nawe ninde uryamye abona nahagaze naje mpagaze ndicaye we n'uri kubyuka we ninde muzima njye nawe uravuga ahantu wari waranjyanye umwana wawe nibwo nyega amafaranga ubwo buyobozi nibuze ntabwo bamfite ngewe Oui. Anzara kuzangisha kunzajya nkomanga ku buryo Ahubwo uzajya utubimenya cyo ngenza na commands. ntuzongeye no gukomanga. Naraje nsanga mere wawe hari nari nabimenyereye mere wawe yarari yaranyivuganye. Ngo mere yarambwiye ngo dusenga kimwe baravuye ngo dusenga kimwe. Naramurabuye. Guzi kusenga nk'umuhungu wawe. Bimeze bite? Ni neza. Ahubwo gahunda se yabaye bro. Bro gahunda yabaye wumve ngo yabaye birenze no kuba ubu ngubu umwana arimo imbere yinjiye wumve ngo ubu ngubu ari gukora deal zose ahubwo icyo tugomba guteza no gutegereza ngo aravanamo iki ariko ayinjiye arimo imbere kabisa none kugira wumve ukuntu birenze hano yendere nabuze amahoro buriya ngo uhamagaye nkubwira ngo uri mu rugo nze nkurebe numva ntatekanye ufite amashyushyu uvuga se njye nari ntuje kuko nari mbizi neza ko yahageze barimo indani barimo indani rwose ndabwiye ngo wowe tuzi utekanye hanyuma dutegereze igihe ari busohokere twumva amakuru buduhereza yariyo gusa nayo nizeye ko ari meza urumva Kenny mbona utabyumva neza mbona utabyizera oya tubyizeye bro njyewe Keza ndashaka ko sinavuga ko nshaka kumubabaza bya dani nk'uburyo yambabaje Keza yarambabaje nanjye nshaka kugira ngo nunge murye nanjye mubabaze noneho kurushaho azanabibone ko yakinishije n'umuntu udakinishwa buriye mbikubwira ukagira ngo ni blague sinzareka guhora mbisubiramo mbikubwira gutya kuko narabaye byarambabaje urumva nshaka kumubuza amahoro simba nshaka kubona yishimye na gatoya niseko ye nayo nshaka kubona n'umunsi barimo iyo nabonye irahagije kandi n'icyavuyemo ndakibonye urumva turindire rero diri irangire uriya mwana asohokemo tumenye gahunda ukuntu imeze tudukora diri hanyuma ikintu ndi bwite nkora ni kimwe rero urabyumva turaba turi kubyina insinzi ibintu byose byarangiye ikintu ushaka gukora ni kimwe turajya ahantu tunywa icupa tunywa inzoga urumva mbere y'ibyo ngibyo rero ndabanza ngo ufate ngo utware muri sauna tubanze tumere neza twiruhura umubiri uruhuke fresh nitumara kuruhuka tugende twicara ahantu ngo ushakire umwana mwiza yicara bagukora mu mutwe atonde ku munezero wishimye ugira ngo wumve ko ibyo twakoze n'umuntu mwakoranye ngende ishuke bro birumva tugomba guserebura rero intsinzi yacu ibyo twakoze ariko tubanze kumenya ngo ariko buretse gatoya aragana aho ngaho ndi bugarukeho iki kuko uvuze ngo ucakire umwana wowe ntiwivuge hari undi wasize ahangaha benda aho kuvuga ngo niwe uraza kuba uri kumwe nawe cyangwa nyine bya bindi byo kuvuga ngo umwana ntabwo ari uwawe umuhereza ibintu by'ibi nyine byica nk'iki kuburyo uri bumereze umukobwa nyine wowe ukabugira kumwe bavuga ngo umwana utari wawe umuhata inzoga n'itabi none se uragira ngo nanjye mpite nivuga nishyire hanze guce vuba vuba tujye umenya ko ndi boss wawe reka nanjye mba niteganirije aho ngaho hafi birumva twicaye babiri bari neza tumeze neza tuganira turananiwe reka umurimo twakoze waraturuhije cyane bifa ko tugomba kuruhuka gusa bro man ndishimye byataye ndishimye iyo nkubonye wishimye nyine uri muri mood nziza nanjye biranshimisha cyane kuko mba numva ko ibintu turi gukora nyine biri mu murongo ushaka ko biba biri muto gusa nyine icyiza kurushaho nuko this time nyine ufite icyizere cya bene ko bigomba kugenda neza kandi cyanya cyapana bya bintu uri gukorana n'ikintu umuntu uga pretendinga nyine ukamuhafuka yumva ati ni sawa n'ibiki ariko utabyumva ariko
the way nyine uri kubivuga birumvikana ko nawe ugira tu. So rero ndagushimiye nanjye byatari kuba icyizere ugifite kuri ubu ngubu. Iyo utagifite nawe kuba ndi gusobanura ibindi bitari. Keni ntabwo nakwishimira ko ahantu twavuye tuhasubira. Never. Ntabwo nkubwira ngo ndabizi kandi ibintu nabigiyemo nzi ko bizarangira. Urugamba ninjye warutangije ndukwinjizamo kandi tuzarusoza turi kumwe. Ibintu bizarangira. Rero ntugire ikibazo. Ntunagire n'indi dute ngo uvuge ngo ese biraza kugenda gute bimeze bite. Bifate nkaho byarangiye. Iriwe neza. Nizeye ko ntayo byari hano ngomba kuba ndi. Muri ndi wamamagaye. Kuryamye bimeze bite? Nuko wora cyangwa? Ndarwaye. Rwariye mu rugo se? Ikibazo cy'ubumuga. Ikibazo gitumye muduhamagara cyari kihe? Ikibazo cyatumye mpamagara rero njye nitwa Keza. Mu minsi yashize nabuze umwana wanjye, ikirego ndagitanga kuri polisi ndetse ntanga n'unakekaga umugabo wanjye ko ari waba waratwaye umwana bitewe n'uburyo twari tumenyanye. Umugabo wawe yitwa gute? Yitwa Rwema. Rwema. Okay. So, polisi yakurikiranye ikirego cyanjye, bari bakiri gushakisha umwana, bambwiye ngo baracyamushaka ntibaramubona. Uyu munsi yongeye kubona mbona uyu mukobwa aje hano. Aza afite umwana wanjye ndetse azambwira ngo ngomba kumuhereza amafaranga kandi ko ngomba kumuhereza kuko ari njye wamuhaye umwana. Hitamo no kwitabaza ubuyobozi bamuze mudufashe kubera ko uyu mukobwa njye ni ubwa mbere mubonye ntabwo muzi. Ndakubaza bwa kabiri, uyu mukobwa usanzwe muzi? Ntabwo muzi kandi ni ubwa mbere mubonye. Banza umwitegereze. Uyu mukobwa ni ubwa mbere mubonye ntabwo muzi. Hari ikintu urenza kuri ibyo? Nta kindi. Harya ngo bakwita gute? Njye yitwa Peace Fund. Iki cyakuzanye hano? Jewe rero uyu mugore ibintu ari kuvuga byo ni byo ku ruhande rumwe, ariko ari kubivuga mu buryo bumwe ubundi akabwishira. Cyari kwibagirwa kuvuga ko ni uko ari wanyizaniriye uwo mwana akaza akamenya ko ngomba kumumufasha mu gihe umugabo we yashaka kumutwara umugore atabishaka, ndetse anyemerera yuko azaza amereza amafaranga buri kwezi. Ibyo ntiyabikora. Muri make ngiye cyanzanye ahangaha ni ukwishyuza amafaranga yanjye. Uragenzwa no kwishyuza amafaranga yawe? Yego. Aguha umwana hari umuntu aruhari? Niwe twari kumwe wenyine. Njye numvaga kuba nyina w'umwana nyihereye umwana ntacyatumaga ntamufasha kandi nagomba kumufasha nk'umubyeyi mugenzi wanjye. Kuki rero yahisemo? Mwari musanzwe muziranye cyangwa ngo? Yego, twari dusanzwe tuziranye. Urabugishwa ko musanzwe muziranye? Yaranze ari kwigiza nkana. Harya wavuze Keza? Harya wavuze ngo urwaye iki? Mfite ikibazo cy'ubumuga nyine mu maguru no mu mugongo. Nta kindi kintu muri usibye kuryama hagati. Ntabwo ubasha kwicara? Yego. Ko wavuze ngo uyu muntu ntabwo muziranye kandi akavuga ahamye ko muziranye? Arambeshyira pe njye naketse ko afite n'ikindi kibazo kuko ntabwo muzi n'ubwa mbere mubonye. Ntabwo ari wamwishyiriye umwana? Arambeshyira rwose n'ubwa mbere mubonye. Kwibona avuga ko atajya ahagarara aticara se yakuzanye umwana ate?
hari uruhare nagize kugira ngo umwana wanjye abure kandi ari uwanjye? Ese ko nari mfunze nagize uruhare gute kugira ngo umwana aboneke? niba ari ngiye koko muvuga ko namutwaye cyangwa muburisha? Ariko se kandi nkubaza ikibazo,